basore banjye rero nanjye ndi umusore mugenzi wanyu mutanyumva nabi, gusa hari imyumvire mibi turi kugenda tugira kandi itari myiza. Ukifata nyuma ukaza kumbwira ngo musaza, ngo umugore nashatse yananiye, ngo nasanze akunda kujya mu bagabo cyane, ngakunda inzoga, ngafite utugeso tuntu, kandi ubizi neza mu kurambagiza urabizi yuko uwo mukobwa ni umusinzi, yibera mu kabari, uwo mukobwa yigira inshuti nyinshi z'abahungu, uwo mukobwa akunda kuba yigendeye, ntuzi ibyo aba yagiyemo. Ukifata ukavuga ati reka mushake wenda nzamuhindura ahinduke abo uwo nifuza. Umusa na Bibiliya ubwayo iravuga ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo. Noneho uri gufata ukajya kwishora mu muriro ureba ngo umuntu uzamuhindura, umuhindura se shaho ni wewe wamurema. Gusa mutanyumva nabi, ntukirohe mu muriro ureba utanyumva nabi, munkorere follow aho hasi, ni wagwana umuhungu wanyu, niya gahunda nzababwira paka, kandi koko nzababwira paka. Nkorera follow tujye dukomeza tubane. Ciao ciao.